noneho hari n'uwigeze ampanurira arambwira ati barabaroze ati none kugira ngo mushobore kuzabyara umwana muzima ati muzafata amashengesho y'ibyumweru wowe uzafata amashengesho y'ibyumweru 2 utarya nta kintu unywa ati noneho n'umudamu wawe nawe afata icyumweru. Nanjye byabaye nkaho ni nk'inzozi inzozi kuko urumva inda 6 zose zavuyemo ntago umuntu yatekereza ko yabona umwana. Yego. Ariko Imana yarabikoze iduha umwana. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, nitwa Koranumwete Theophile, ndi umukristo. Ndashima Imana ko ikomeje kubana natwe no kudufasha no kuturinda tukaba turi amahoro, izina ryayo rishimire yabwe icyubahiro. Amen. Uyu munsi wa none tunejejwe no kuba tugiye kuganira na mwene data. Ndagira ngo tumwakire atwibwire tubone uko tuza kuganira. Turakwakiriye. Murakoze. Mana Data wa twese, mu izina ry'umwana wa Yesu turagushimye kuko ukomeje kutugirira neza, wabanye natwe muri imyaka itambutse, ukomeje kutwitaho. Uyu munsi utwemereye kuba tugihumeka, bibaye ngombwa ko muri uyu mwanya tugiye gutambutsa ubuhamya. Ndakwinginze ngo ubane natwe we mu ruhande rwacu, kandi abakurikira ubu buhamya Mana buzabafashe, abafite intambara z'uburyo butandukanye bazaboneremo guhumurizwa. Twisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane kudusengera. Imana niguha umugisha. Ndagira ngo dukomeze tuganira mu isengesho. Usenze uvuga ko ugiye gutanga ubuhamya. Ubuhamya ni ikintu kiba gikomeye cyane, kubona umuntu nkawe. Ese uri umugabo? Ndi umugabo, ndubatse, mfite abana 4. Ufite abana 4. Uko biri kose waciye mu rugendo rurerure kugeza umunsi wa none ko ufite abana 4. Hari byinshi cyane wanyuzemo. Uko biri kose Imana ibana nawe. Ibyo ngibyo ngira ngo nibyo ugiye kuduhaho ubuhamya. Uradufasha uhere mu gukizwa kwawe. Wakijijwe ute? Nakijijwe mu buryo bwari bugoye cyane. Nari ndi umukatolike, ariko nari nkurikirana inyigisho z'umubatizo muri katolika. Ariko biza kuba ngombwa ko nza kujya muri ADPR ntarabatizwa muri katolika. Nsa naho nari ngeze ku nyigisho za nyuma ngo mbatizwe muri katolike. Nyuma rero haza ku mushiki wanjye ushakiye kuri Nkamira, aza gusura iwacu. Yarabayeho mu buzima bwari bugoranye cyane. Yarashatse amara imyaka 7 atarabyara. Yashakiye mu muryango ukorera shitani cyane, ku buryo babagaga itungo bakajyana inyama mu biraro bari barubatse, ku buryo wahageraga ugasanga nk'ibicuma biteretse mu ibyo biraro. Urumva rero ko mushiki wanjye umuryango warashakiyemo wakoreraga shitani, ku buryo ntekereza ko hari n'icyo kibazo yaba yarahuye nacyo cyo gutinda kubyara bigeze iyo. Niyo yaba impamvu yo kuba yarashakiye mu muryango udakijijwe, wakoreraga shitani, ugira za biheko, mbese ku buryo wabonaga ari ibintu bikomeye. Hanyuma rero aje gusura iwacu, atubwira ko yakijijwe. Ambwira ukuntu yakiriye agakiza, aranganiza. Anganije numva ngize ubwoba cyane. Numva mbese ko nkwiye kunyura mu nzira yanyuzemo, kuko numvishe ntinye kurimbuka. Akimara kumbwira ibye, numvise goshe se ndushiyeho gutinya Imana. Ndavuga nti nkwiye gufata icyemezo, nanjye nkaca mu nzira mushiki wanjye yaciyemo cyane, kuko nari nzi ubuzima yarabayemo, umuryango yarashakiyemo uburyo wari ufite
ibibazo ari umuryango udakizwa ukorera shitani. Numvise ko rero yamenye Imana, numva nanjye ashimishijwe no kumukurikira, nkanyura mu nzira yanyuzemo. Byarangoye rero nyamara gufata icyo icyemezo nagifashe nari mfite imyaka 16, ariko icyo gihe mama yapimaga inzoga, ni njye rero urumva ninjye wamucururizaga izo nzoga, kugira rero ngo njye mu barokore ntago yagombaga kubyakira, kubera ko yarabonye ko nyine kumucururiza inzoga bitagishobotse, yarashijeho kungwanya cyane. Yarangwanyije anshyiraho inaniza, arambwira ati niba ugiye kubatizwa ngo nawe ujye muri bariya abasazi b'abapende, njyewe ntago nkwemerera ko uzajya gukurikirana inyigisho z'umubatizo, ugomba kujya utangira ku wa mbere uri gukora ukaruhuka ku wa gatandatu, kandi inyigisho twazikurikiraga ari ku wa gatatu. Urumva ko yarashyizeho inaniza rikomeye. Yego. Nuko ubwo rero ko yakongera namaze gufata icyemezo, ntago nitaye ku iryo terabwoba rye. Ubwo urugamba rwatangiriye aho ngaho, naba naramutse gatoya ngasanga icyumba ndaramo cyakinzwe. Byabaye ibintu birebire ku buryo narwanye intambara kugeza ubwo mbaho nk'umuntu w'imfubyi udafite ababyeyi kandi bahari. Nuko urugamba rwarakomeje, ndabatizwa. Maze kubatizwa ngumya kuba mu ntambara zimeze gutyo, nteraganwa cyane ku buryo igihe cyageraga nkanamara n'ukwezi n'amezi n'atatu agahita nta kintu ndarya iwacu. Hakaba n'igihe nshashe uburiri ngasanga bawusasuye bawujugunye hanze, ngumya kuba mu bibazo bimeze gutyo. Ubundi nkagenda ndorongotana ndaraho mbonye, kuko urumva nyine kuba iwacu ntibyashobokaga, byari ibintu bigoye. Nuko ngumya kuba muri ubwo buzima, ariko Imana ntago yantereranye. Imana yabanye nanjye muri ubwo buzima bukomeye nari ndimo, kugeza ubwo mama yambwiye ati rero kugira ngo ugire amahoro, niba ushaka umutekano zana umugore. Mubwira yuko cyo kuzana umugore nishingiye cyo kitanashoboka, ahubwo nzemera nkaba mu izo ntambara ze, ariko ko ntashobora kuzana umugore nishingiye. Byarakomeje biza kugera igihe azana umukobwa. Amaze kumuzana, ubwo bari basangira inzoga bwije, umukobwa amugejeje aho ngaho, amwereka igitanda nari ndyamyeho. Umukobwa yari aharyamye. Narabyutse nigira mu cyumba muri salo nsenga Imana, ndavuga ati Imana, uru ni urugamba, kuba umubyeyi wanjye azanye umuntu ngo azaryame hano afite icyo agendereye. Mpita ntekereza ku kuntu yansabye ko nashaka umugore kugira ngo ngire amahoro, nkabyanga. Mpita mbona ko ari byo ashaka gushyira mu bikorwa, ariko Imana yabanye nanjye, mbona urwo rugamba ndarutsinze. Bwarakeye umukobwa aragenda, kuko ntiyagombaga kumbeshyira ko hari icyo namutwaye, ntacyo namutwaye. Navuze nti nubwo bimeze gutya, nubwo yanangerekaho icyaha ntakoze, nakwemera nkajya gufungwa, ariko sinatunga umugore, nta gahunda afite yo gushaka umugore mwishingiye. Nuko icyo ngicyo nabonye Imana ikineshereje, mbona nacyo kirahise. Ariko ubwo muri izo ntambara zose nabayemo, urumva ko nta mutekano nari mfite. Igihe cyarageze njya kuba kwa nyogokuru byara mama, naho mahurira n'ibibazo. Nyogokuru yari afite mu isengeneza we, ubwo akaza uko aje, akaza akaturiza aho nari ndyamye, akaza akaryama aho ngaho. Kora nk'ishuri kugira ngo mureshe
abona ntacyo mutwaye, ariko urumva umugambi yari afite wari uwo kungusha. Nuko abonye rero ntacyo mutwaye umugambi we atawugezeho, niho twari twicaye n'abandi basore twariho tuganira, abaraje avugira hagati yabo, abwira abo basore ngo uyu ngo ni ubwo ngo mumubona gutya ngo nimbwa ngo nta kigenda, mbese avuga n'andi magambo ateye isoni. Ariko urumva intandaro y'ibyo byose rwari urwo rugamba nari ndimo, nashowemo n'ababyeyi. Yego. Biturutse kuba ntaremeye mbega kunyura mu nzira banyuzemo. Ubwo rero Imana yakomeje kubana nanjye, ikomeza kundinda, byabaye ibintu birebire bikomeye, ariko Imana ikomeza kubana nanjye. Ubwo muri ibyo byose nabayeho mba ahantu hatandukanye, ariko igihe kiza kugera mbona ko bitashoboka. Ariko inyuma gatoya, yego, hari igihe nyine mu bakatolike, kubera urugamba nabonaga mu mama, mbona uburyo kibabanye, nari nafashe umwanzuro ko ntazashaka umugore. Uravuze ngo hari uburyo ki wabonaga babanye? Ni ubuhe buryo? Bari babanye mu buryo mbese bubi, ku buryo ubundi urabizi ko umugore n'umugabo ni abantu babana mu buryo bw'amahoro, bubahana, buri wese aha mugenzi w'agaciro, nk'umuntu umwe. Ariko ngewe ibyo ngibyo iwacu ntabwo nabibonaga. Yego. Hari igihe mama yazaga yasinze agatuka papa ngo nimbwa, ntareba uburyo amusuzugura, uburyo amufata nabi. Ndavuga ati niba ari ibingibi abantu bubatse ingo babamo, njyewe ntabwo nzajya kuba muri uriya mwanda, kuko njye nabifataga nk'aho ari umwanda. Nabifataga nk'aho ari umwanda, nkumva ngibyo ntajya kubibamo ngo ndi gushaka umugore. Nuko nyuma yaho rero maze kujya muri ADPR, niho naje kuganirizwa, numva ko nkwiye gushaka umugore. Ariko kugira ngo bimvemo, uwampaye iyo nama byaragoranye kugira ngo bimvemo iby'uko numvaga ntazashaka umugore, kubera intambara nabonaga iwacu, uburyo nabonaga babana nabi, nari namaze gufata icyemezo cyo kutazashaka umugore. Ubwo Imana yangiriye neza, cyakora uwo mugambi nari narafashe, biza kumvamo, bimvuyemo, numva ndabyakiriye. Ariko maze kubyakira, ubwo urumva iwacu hose nahabaga, urabyumva nyine. Yego. Ntago nabaga ku mukozi w'Imana, niho nari narahungiye, niho nabaga. Kandi aho naho nahaje mvuye i Kigali, hejuru yo guhunga mu rugo, kuburaho narambika umusaya, kubera ibyo bibazo byose ntabwo narahuye nabyo. Ubu se uvuze ko wari uvuye i Kigali, ubwo wagezeyo gute? Wagiye kuba hehe? Tumva ko benshi bajyayo bakajya gukora akazi ko mu rugo, bikaba byinshi cyane bikagorana. Nuko we byagenze gute? Kigali ukuntu nagiyeyo, maze kwakira agakiza, umuntu yangiriye impuhwe, nanjye rero ni muri ubwo buryo nagiyeyo ngiye gukora akazi ko mu rugo. Ariko ngezeyo naho biza kuba ngombwa ko ntagumya kubayo. Byabaye ngombwa ko Imana isura mu nzozi, inyemeza ko nkwiye gutaha. Hari umuntu nari ufitiye udufaranga duke, hanyuma nza gutegekwa ko nataha nkagaruka mu rugo, uwo muntu nari ufitiye iryo deni ritoya nkarimwishyura. Naje gutaha muri ubwo buryo, ntaha gutyo. Ubwo naraje nturiza aho ngaho, ngumya guteraganwa, mba mu bibazo by'intambara zo mu rugo, imibereho irangora cyane. Niho rero nyuma yaho nyine naje kuva iwacu, nza guhungira hano, nza kujya kubana n'umukozi w'Imana, angirira neza, aramfasha mu buzima
nari mbayemo anyitaho nuko. Ubwo rero aho ni naho naje gufatira intego yo gushaka umugore, ariko kubera ko bari baramaze gusa naho banyereka ko nta n'ikibanza bampa, byarangoye kuko numvaga badashobora kumpa ikibanza, ariko nza kujyayo ndi nkuri guhinyuza ngo ndore ko bemera kumpa ikibanza. Ngezeyo ubwo mama niho yambwiye ati papa yarambwiye ngo ntago ngura umwana wanjye, ngo ntago ngo twakubyaye, ngo genda ngo ahuba ngo bazaguha ikibanza. Narongeye subirayo undi munsi ndamutitiriza. Noneho mama niho yavuze ngo yewe ngo genda ngo nawe ngo nibakiguhe ngo uzagita ngo nkuko mukuru wawe ngo yagitaye, ngo nawe yaragishijije ngo agita ku musozi ngo atacyubatse, ariko kugisiza akagita ku musozi nabyo byavuye ku ntambara zo mu rugo z'iwacu, kuko mama ari umuntu ukarishye cyane. Ubwo ikibanza barakimaye, ikibanza ndagisiza, maze kugisiza mu buryo bugoye cyane, Imana iramfasha ibana nanjye. Ikibanza nza gushyiramo inzu, maze gushyiramo inzu iruzura. Ubwo ntekereza uburyo bwo gutangira ubukwe. Ubwo natangiye ubukwe mu bintu bikomeye, kuko nabonaga bitashoboka ko natangira ubukwe bugataha, kubera intambara zabaga mu rugo iwacu, ibibazo byabaga, nabonaga bitashoboka. Ariko Imana yangiriye neza muri izo ntambara zose nagiye ncamo, yabanye nanjye, inkorera ubukwe muri make. Ubwo urumva ko Imana yangiriye neza, yabanye nanjye mu buzima bwose naciyemo. Aha, biratangaje kumva ukuntu waje gukora ubukwe n'ubuzima wari ubayemo. Duha ishusho y'ubwo bukwe wakoze, ukuntu bwari bumeze mbega. Ubukwe nakoze, wumvise ko mu ntangiriro nakubwiye ko nari narafashe icyemezo cy'uko ntashaka, nabonaga bitashoboka. Yego. Kubera ko icya mbere sinari kubwira iwacu ngo bansabire, batanyemera, cyane ko nagiye muri ADPR abo bitaga ngo nabasazi. Ntago nanjye ni nk'ibintu, ni igitangaza gikomeye Imana yakoze. Naragiye ndababwira nti nyewe nshaka gusaba. Barambaza ati ushaka gusaba umukobwa wahe? Ndamubabwira. Maze kumubabwira niho bambwiye ati genda utuzanire itabi. Babyita ngo ni itabi nyine, ari amafaranga umusore azana ayakuye ku mukobwa, bakayita ngo ni itabi. Ayo mafaranga rero narayazanye ndayabashyikiriza. Ubu mbabwira ko umukobwa yanyemeye. Batangiye gutegura gahunda yo gutura, ariko nubwo byari binameze gutyo, banansabiraga ubwo bukwe, ukuntu Imana ikora igitangaza. Mu rugo ntanahaba. N'ubundi ntabwo wabaga mu rugo? Ntago nahabaga, kuko intambara zari zinakomeje. Yego. Kuko biratangaje kugira ngo umuntu yemere kugusabira, ariko atateka ibyo ngo akugaburire. Yego. Ku buryo hari n'igihe cyageze ubukwe bwenda kuba, inkinga umuryango, yari imiryango ibiri, amadirishya nyashyiramo ibintu, nyashyiramo amatafari. Ubundi nkajya ndara mu iyo nzu, mu byumba hose ari imirangarizwa n'amadirishya adakinze. Ubwo rero igihe cyarageze ubukwe buraba, abantu barabutaha, nuko mbona gukomera kw'Imana. Ubukwe wawe buratashye nta kibazo rwose? Nta kibazo kibayeho. Aha, umaze kubaka urugo se, ubwo ubuzima bwaje gukomeza bute? Ubuzima bwarakomeje, ikibazo cyagomeje kubaho. Mudamu yaraye, twamaze gushyingirwa, tubyaye umwana wa mbere, aratambuka ntiyabaho.
nyuma yaho madamu wanjye yatwara inda nazo zikavamo. Twabonye umwana amaze kuvamo inda zigera muri 6. 6 zose? 6 zose. Urumva ko twahuye n'ikibazo kitoroshye. None se ubwo umuntu aribaza ati inda 6 zimaze kuvamo cyangwa se muri icyo gihe zavagamo byari bimeze gute? Mama wawe, papa wawe, noneho urumva na mbere wose ntibakwishimiraga, ubwo byari bimeze gute? Uko byari bimeze, ikibazo cyanabagaho bigasa naho mbese kitabareba, kuko hari n'igihe twajyaga mu bitaro tukavayo bataduhingutseho n'umunsi n'umwe, batabasuye. Birumvikana ntabwo byari byoroshye. Ariko Imana yagiye ikoresha abantu bakatwitaho. Yego. Nuko Imana ishimwe yagiye ikoresha abantu bakabitaho. Noneho tubwira ukuntu waje kubona umwana noneho rero. Ukuntu naje kubona umwana, nanjye byabaye nkaho ni nk'inzozi. Inzozi, kuko urumva inda 6 zose zavuyemo. Ntago umuntu yatekereza ko yabona umwana. Yego. Ariko Imana yarabikoze, iduha umwana. Ariko muri ibyo bihe byari bimeze gutyo, hari abantu bajyaga baza baduhanurira ibintu bitandukanye. Umuntu akakubwira ati dore barakuroze, bagutwaye amazi y'urukarabiro muri abageni. Ariko ibyo byose nta cy'ukuri cyari kirimo. Nta cy'ukuri cyari kirimo, byari ibintu mbega by'ibinyoma bitari ukuri. Yego. Harimo kuvangirwa. Noneho hari n'uwigeze ampanurira, arambwira ati barabaroze, ati none kugira ngo mushobore kuzabyara umwana muzima, ati muzafata amashengesho y'ibyumweru, wowe uzafata amashengesho y'ibyumweru 2, utarya nta kintu unywa, ati noneho n'umudamu wawe nawe afata icyumweru. Ukiraho rero ndagira ngo mbonereho kukubaza, uyu munsi wa none hari abantu bajya bategeka amasengesho nk'ayo ngayo, baravuga ngo ufate amasengesho y'ibyumweru 2, nta kintu ufata na kimwe. None se umuntu aribaza ati ayo masengesho cyari igihano Imana yari iguhanye, none se kugira ngo umuntu abyare bisaba gusenga amasengesho menshi. Uyu munsi wa none hari abantu badukurikiye bafite ibibazo nk'ibyo, bahura n'abahanuzi nk'abo ngabo. Wowe ukimara guhanurirwa gutyo, ayo masengesho urayakoze? Wenda ari ibyo byatumye ubyara? Ayo masengesho ntago nayakoze. Ntago nayakoze. Naje kuganira n'umuntu w'Imana umwe. Yego. Kubwira ibyo umuntu yamanuriye. Tumaze kuganira, arambwira ati rero ati no kwitonda. Ubuhamya bw'umuntu umwe ngo uwigeze ngo guhanurirwa ngo n'umunyamashengesho, ngo aramubwira ngo azafata amashengesho ngo y'iminsi, ngo sinibuka iminsi yari, ariko yari y'igihe kirekire. Yego. Ngo aramubwira ngo ntakarye ntakanywe, ngo ariko ngo azajya arya imineke yakamara amasenge. Yego. Niko umuntu yambwiye. Noneho uwo muntu ikintu cyaje kumubaho, yaje kuva mu mashengesho yabaye abadayimoni bamufashe no guhita abumusazi. Neza rwose, abadayimoni bamufatiye mu mashengesho arasara. Yego. Noneho wengeye, kuko uwo muntu we ndanamuzi, yaranacuruzaga ndamuzi. Noneho maze kumva ko ari byo byamubayeho, naravuze ntibujya, ntago ibintu byoroshye. Ntekereje uburyo yarwaye, igihe amaze yararwaye kugeza ubwo apfuye. Mbega yarinze apfa? Yarinze apfa. Yego. Nuko ndavuga nti rero abantu bahanura amashengesho nk'ayo ngayo ni ukubitondera. Yego. Ntago nayakoze, kandi mu by'ukuri nubwo ntayakoze ntago byatumije Imana itanyitaho. Rero ubu ntayo wakoze, none waje kubona umwana ute kandi wari umaze guhanurirwa ko ayo masengesho niyo yakora aribwo urabyara?
ukuntu nabonye umwana nanjye nyine madamu wanjye ubwo numva ibyo bampanuriraga gutyo, madamu atwite inda ya 7 urabyumva. Yego. Twabaye aho turatuza, icyakora umuntu aza kutugira inama avuga ati mwihangane wenda mudamu wawe ahagarike wenda n'imirimo yicare hamwe atuze, ati ntazanatekereze ko banamuseka. Ubwo icyemezo yaragifashe, yicara hamwe aratuza, ariko mu by'ukuri nubwo wenda yanicaye hamwe ntago nizo zindi zavagamo ari imirimo yazikuragamo, kuko nta mirimo myinshi yakoraga. Yegereza mikoro. Myinshi yakoraga. Ubwo rero igihe cyarageze, n'ubundi mbona Imana iduhaye umwana w'umukobwa, ariko byari ibintu bikomeye. Yego. Byari ibintu bikomeye, ariko Imana yabanye natwe iduha umwana. Nuko ubwo muri make Imana itwitaho, umwana yaravutse, hakurikirwaho mudamu atwara indi nda ya 8 nayo umwana aravuka. Ubwo Imana yaduhaye abana b'abakobwa 2 n'abahungu 2. Urumva ko Imana nta kitadukoreye. Nuko Imana ibikoze igitangaza, itanze umwana w'umukobwa, n'undi akurikiraho ibaha n'abana b'abahungu. Muranezerwa? Turanezerwa. Imana twibagiza umubabaro wose twagiye ducamo. Yego rwose. Uko biri kose hari ikintu numvisemo n'abadukurikiranye bakwiye kwitaho, nuko umuntu ategereje Imana akayiringira, ntajye hirya cyangwa ngo ajye hino, Imana yamwitaho cyane rwose, yamufasha ikamugirira neza. Ngira ngo muri aya masaha hari abadukurikiranye, hari n'abazabona iki kiganiro. Imana ihumura amaso yanyu bene data, mumenye neza yuko Imana iyo uyitegereje ukayiringira igukora igitangaza. Ndetse n'abari guhanurirwa ngo basenga amasengesho nka gutyo, kwamara iminsi basenga ngo nibwo Imana ngo izabiyereka ngo bakabona abana, bamenye ko atari byo, ahubwo batumbire Imana bakora ibyo ishaka izabiyereka. Aha dusoza rero, ndagira ngo ugire inama abantu b'urubyiruko bafite nk'ibibazo, bari mu buzima bugoranye, mu rugo bitameze neza, bibaza ukuntu bizagenda. Noneho ugire n'inama n'abantu bubatse batarabona urubyaro, cyangwa se n'ibindi bibazo bitandukanye mu rugo, bashaka ibisubizo byabyo bakabibura. Noneho tubone dusoze. Uko biri kose, ndahera ku icyo koko cy'abantu bafite ababyeyi badakijijwe, bari mu ntambara nk'izo naciyemo. Umvise ko naciye mu ntambara nyinshi, ndetse harimo no kuntega imitego y'abakobwa ngo hari ngwe mu cyaha cy'ubusambanyi, ariko ibyo byose Imana yabanye nanjye. Ubwo rero icyo nabasaba ni ukwihangana, ariko cyane bakirinda, bakaba maso, kuko ushobora kugira intambara, utaba maso intambara sigasiga zikugushije. Ubwo rero ni ukwihangana, kandi nanjye muri izo ntambara zose nabifashijwemo no gusenga. Imana yabanaga nanjye ikampumuriza, ndetse no mu nzozi ikampumuriza. Ubwo rero icyo nabasaba ni uko abafite ibibazo nk'ibyo bakwihangana, bakarwana intambara nziza, kandi bagahirimbanira kunezeza Imana. Hanyuma mwari mumbwiye ko nabwira abantu bafite ibibazo nk'ibyo nanjye nari mfite, ku kijyanye n'urubyaro. Ushobora kugira urugo ugahura n'intambara nk'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo, kuba ushobora gushaka umugore ntimubone umwana. icyo umuntu
agomba kwihanganira, nuko agomba kumenya ko isi turimo ari ibibazo, akarwana intambara nziza, kuko urumva ko nanjye amajwi menshi yangezeho mambwira ko narozwe, ariko twarozwe, ariko mu by'ukuri nta muntu we waraturoze. Ni nk'icyo cyarabaye ari Imana, kiri mu bushake bw'Imana ngo kitubeho. Ubwo rero n'undi nawe waba ufite urugamba nk'ubwo, namusaba ko yakwihangana agasenga Imana, akayitegereza kugeza igihe azabonera gutabarwa kuvuye ku Mana. Yego, urakoze cyane. Noneho n'ubundi watangiye dusengera, ndagira ngo n'ubundi wongere ufate umwanya usengera abo bantu bafite ibibazo, Imana ibahe kwihangana, bafite ababyeyi badakijijwe nabo bamurikirwe n'umucyo, bakira agakiza, babona amahoro. Ni karibu. Mana, turagushimye, wakomeje kubana natwe muri uyu mwanya w'ubuhamya, ukomeje kutugirira neza. Ntago twarangiza iyi gahunda, uyu mwanya w'ubuhamya tutasengeye abantu bafite ibibazo. Dusengeye abantu rero bafite ibibazo, intambara z'uburyo butandukanye, abana n'ababyeyi badakijijwe. Mana, ndasenze ngo ubagirire neza, ubarengere, kandi ababyeyi badakijijwe nabo bereka inzira y'agakiza, bahindura imitima bakizwe. Abana nabo ujye ubashoboza kwihangana, kuko birashoboka ko hari abafite intambara nk'izo nahuye nazo, bakaba bafite ababyeyi batabahaye umutekano, ariko byose nta kikunanira, uko wabanye nanjye ukangwanirira, ukamfasha muri ubwo buzima bukomeye nabayemo naciyemo, ni nako n'abandi bafite intambara nk'izo. Mana, tubakweretse ngo nabo bagirire neza, ubiteho, ubarengere, ubashoboze kurwana intambara nziza, ubashoboze kwihangana kugeza ku iherezo ry'uru rugendo. Urakoze, komeza kubana natwe, uzi kuba mu ruhande rwacu, dusabye mu izina rya Yesu, amen.